Yes guys, nongeye kugureza ikaze kuri The Choice Inside. Rero ndakubwira ati rero ndakwifuriza amahoro n'imigisha uherereye n'umuryango wawe wose guys. Ibintu rero bimaze gufata iyindi ntera, ibintu bimaze kuba another level. Yes, nta kindi nshaka kugira ngo nkubwire rero ndashaka kwifuriza amahoro n'imigisha wo gukurikirana ibiganiro byacu kuri The Truth Inside. Rero nanakwibutsa gukora subscribe aho uherereye, waba uri muri Leta Zunze za Amerika ndetse no muri Asia, waba uri muri Europe ndetse no muri Africa ndetse no muri East Africa guys. Yeah, ndetse mba nshaka ko nifuza kujya unsigira ubutumwa hasi, unerere comment kabisa, unakore shares ku nshuti zawe, dore ko imba nakuzane showbiz imwe iryoshye iruta izindi showbiz zose wabashe kumva mu matwi yawe guys. Rero ndakubwira ati rero ngo hayikaze nanone muri The Truth Inside. Rero yacano igwereza umwimerere wa showbiz utarabasha kubona ahandi hose. Reka twinjiye mu kiganiro cyacu rero. Katwinjiye mu kiganiro cyacu, ndaguye ikaze wowe wanamaye umwanya ukanega amatwi kuko ngiye kukubwira ibyo utabasha kumva ndetse rimwe na rimwe cyangwa se utigeze wumva mu mateka yawe. Naindi rero ni ishowbiz nkuzane y'umugore wamenyekanye cyane ku zina bita ZARI the BOSS LADY, uturuka muri Uganda ariko muri kano kanya akaba barizwa muri South Africa aho bita Johannesburg guys. Uyu mugore rero reka mwita umugore kuko n'umugore kuko afite abana kabisa, dore ko afite abana bakuru ndetse n'abandi batoya. Uyu mugore wamenyekanye ku zina bita ZARI the BOSS LADY ni umugore waciye agahigo hirya no hino muri Africa ndetse no muri East Africa, dore ko ku rubuga rwe rwa Instagram abantu bamukurikirana cyane baba bifuza kumenya icyo ZARI yabyutse akora cyangwa se icyo ZARI yabashe kuba yashyira ku rubuga rwe rwa Instagram. Sawa honyine, dore ko no kuri channel ya YouTube yakomeje kugenda posting utuntu tugiye dutandukanye twinshi cyane kandi tukanarebwa n'abantu benshi cyane. Dore uyu mugore rero wavuzwe cyangwa se wamenyekanye hamwe n'umukire bita Ivan Semwaga, umwe mu bakire bari bakomeye cyane muri Uganda ndetse no muri South Africa, aho yari afite imitungo myinshi cyane. Rero ubwo uyu mugabo yaje kwitaba Imana cyangwa se gutabaruka, uyu mugore akaza gusigara ari wenyine, yaje no kongera kuvugwa mu rukundo hamwe no bita Diamond Platinum, umwe mu bahanzi bakomeye cyane wo muri Tanzania. Ibyamamare byo muri Wasafi kabisa aravugwa cyane, dore ko yagiye anagaragara no mu mavideo agiye atandukanye y'uwo muhanzi Diamond Platinumz. Baza no kubyarana abana babiri. Rero uyu mugore w'abana bane b'abahungu wongeyeho n'abandi babiri ba Diamond Platinumz, umuhungu n'umukobwa, ubwo akaba afite abana batandatu. Yaje nanone kuza gutandukana n'uwo muhanzi bitewe kubw'impamvu zabo bwite mu rukundo rwabo we na Diamond Platinumz. Rero uyu mugore yabonye ko gugoma ari wenyine, ko akeneye ibintu by'urukundo kabisa, aza no kuza kuvugwa mu rukundo ari kumwe no bita Grenade, umwe mu bahanzi bo muri Uganda kabisa. Mu bahanzi bo muri Uganda, umwana ukiri mutoya cyane kabisa, dore ko n'abantu bakomeje kumuvuga ngo ZARI na urarengereye kabisa, aho gufata umwana ungana gutyo washaka umuntu muri mu rugero rumwe, ariko we yanze kuza kubyihanganira kabisa, aza kwishakira umwe mu kajakso cyangwa se akana kagasore kabisa, ubona yuko kakabogari gahagaze neza, kagiye gaterura ibyuma kabisa, kavuga ati machine cyangwa se uyu nzigo, I have to be proud of her, ngomba kuwitaho kabisa, nka gumana nawe kabisa iteka kabisa. Rero aho bagenda bigaragara mu mavideo agiye atandukanye kabisa, aho bibereye mu munyenga w'urukundo, ZARI ubona yuko yabiguyemo kabisa, avuga ati wakisema wasemea watasema watachoka mu rurimi rw'Iswahili, abwira abantu benshi cyane kabisa, I'm in love with these boys, yes, now I have a new boyfriend, yeah, uwo nkunda cyane kandi moza ku mutima cyangwa nanitaho umozaho urukundo, kandi nifuje kugira ngo nzabone wasimbuye byinshi cyane, amoza amarira ndetse n'akababaro n'agahinda, amba hafi akakomeza no kunyereka ko urukundo kabisa ruryoha guys. Yeah, ZARI the BOSS LADY with a new boyfriend.
ubu ngubu kabisa, ubu ngubu aho bigaragara, dore ubu ibintu byose bisa nkaho yabishize ku ruhande, dore ko yari afite ni imwe muri company igaragaza yuko bagiye gukora ibintu byerekeye n'icyo bita cinema cyangwa se movies. Agiye kuzaza kabisa akina movie, ndetse n'abandi bakinnyi bagiye bagaragara ari benshi cyane, harimo abastari bagiye bagaragara bazwiho nka Tubaba wo muri Nigeria, ndetse n'abandi bo muri za South Africa. Uyu mugore rero ibyo ngibyo byose ni ibikorwa yagiye agaragara, ariko muri kano kanya urukundo rusa nkaho rwamujyanye kabisa. Ubu ngubu barimo kwirira umwana mutoya kabisa, ubu ngubu umunyenga w'urukundo ari wo yibereyemo. Buri kintu cyose kiwe kabisa kiba kigaragaraho izina ryiwe rigaragaza ngo ZARI the BOSS LADY, ZARI the BOSS LADY ahantu hose kabisa, ndetse n'umwana w'umukobwa kabisa biba bigaragara ko ashaka kugira ngo amushyire mu kirenge nk'iki we, uriya mwana wa Diamond bita Tifa. Ahantu henshi cyane mukoresha utuntu tugiye dutandukana kugira ngo ari uzasigarana izina rya nyina kabisa, dore ko abantu benshi nabo bagenda bamukurikirana. N'umwana wagiye nawe followinga, tumugarukeho, wagiye followinga n'abantu benshi cyane, afiteho like 3 million y'aba followers kuri urubuga rwe rwa Instagram. Uyu mugore rero agiye akomeje agenda aca agahigo hirya no hino mu bakobwa bagiye bamamara hirya no hino muri East Africa ndetse no muri Africa hose guys. Hari benshi bashatse kumwiyitirira, hari benshi bashatse gukora nk'ibyo akora, hari benshi bashatse kugira ngo bagere ku byo nawe yagiye ageraho, ariko bigenda bikomeza kwanga kabisa. Uyu mugore rero ni nawe umugore wa mbere ukurikiranwa cyane ku rubuga rwa IG mu bagore kabisa b'abastari hirya no hino, dore ko ubu ngubu kabisa nk'uko ubibona kuri video yawe rero imbere yawe, kuri telefone yawe cyangwa se kuri laptop, kuri machine, ari mu munyenga kabisa. None umwana w'umusore ukiri muto, kuko nawe urabona yuko ari proud of this mom. Bimeze neza kabisa ko urukundo rwabo ubona yuko ari umunyenga cyangwa se ruryoshye cyane guys. Ni ibyo ngibyo rero ZARI the BOSS yibereye kabisa mu rukundo n'umwana w'umusore kabisa. Rero abandi nabo muri aho ngaho murimo murashinyika cyangwa se murimo murazeka guys. wowe wiseka ubwo wikora ibyawe, ukore ibyo ugomba gukora kugira ngo nawe ube mu byo wifuza, cyangwa se bimwe mu bintu wumva yuko nawe ari iterambere ryawe kuri wowe. Burya niba ushaka, nuba n'umuntu ushaka kugira ngo ukopere ibyo abandi, ariko ujye ushyiramo n'ubwenge, ube ukopere ariko unashyiremo n'akandi kantu k'umunyamugi guys. Wirebere nawe life wabibereyemo n'umwana w'umusore ukiri mutoya. Umwana ntabwo atinya, arakora hasi hejuru, agakora mu mutwe hose, mu gatuza, ibintu byose urabona ko yisanzuye kabisa guys. Ni ibintu kabisa nawe ushobora kwirebera ugahita uvuga ati now reka nicecekere kabisa, nta kintu narenza. Rero nakubwiraga ko hanga wari kuri The Truth Inside nk'ibisanzwe uri kumwe n'uwo bita Bahati Chris, wa musore wanyu kugezaho showbiz utarabasha kumva mu matwi yawe cyangwa utarabasha kurebesha n'amaso yawe guys. Nkubwira tujye ukora subscribe ndetse unadusigira ubutumwa hasi, usiga unakoze n'inzogera kugira ngo imwe muri showbiz twamaze gushiraho iti kugeraho mu kanya nka kugombya. Nakubwira ati rero ni bye bye, ciao ciao, naho mu kanya kuri The Truth Inside.